John D. Rockefeller umuherwe w'Amerika yageze kugira yaravuze ngo kwa neza n'abandi bigurwa nakwifuza gutanga igiciro cy'ejuru kurusha ikindi kintu cyose cyagurwa. Kera wasangaga ahantu hose nabaga ndi aninjye wabaga wihariye ikiganiro nawe nabitari gucamo nkaba nasebanya cyangwa nkabeshya kugira ngo nshimishe abanyumva. Nivugaga imyato cyane ku byo nagezeho n'ubuhangange bwanjye, ariko mugenzi wanjye wundi yagira ngo nawe avuge nkamuca intege numvikanisha ko we atakugeza ku byo nagezeho, mbese ugasanga ninjye wihariye ikiganiro. Icyabaye ni uko abantu bagiye bancikaho buhoro buhoro, ariko njye simenye ikibitera kugeza igihe nasobanukiwe yuko kugira inshuti no kubana n'abantu ari isomo nk'ayandi yose. Icyanteraga ibyo byose ni uko nari nsobanukiwe ko mu buzima ibikorwa bivuga kuruta amagambo. Ugomba guharanira kugaragara neza ku nshuro ya mbere ubonanye n'abandi kandi ukicisha bugufi. Kimwe mu bindi bikorwa bikomeye umuntu yakora ni ukumwenyura. Mu by'ukuri uvuze byinshi iyo usetse, ahari senda kwishimira, nishimiye kukubona, ujye ugerageza umwenyure kandi bikuvuye ku mutima. Nakunze kumva benshi bavuga ngo abazungu ni indyarya, ariko si byo, ahubwo basobanukiwe icyo kumwenyura ari cyo. Iri ni irindi banga ryo kugira inshuti. Tukivuga ku bijyanye no kugaragara neza bwa mbere, si byiza guca ku bantu ngo ntubasuhuze. Ntabwo ari ubugabo cyangwa kwiyubaha, ahubwo ugomba kwereka abantu ko ubitayeho. Ibi biratujyana ku ngingo ya mbere, ariyo kugerageza kugaragara neza bwa mbere. Ahari byakubayeho ko wahuye n'umuntu ugasanga yibuka izina ryawe, ariko wowe ugasanga ntaryo yibuka, hanyuma ukagira isoni zo kumubaza izina kuko wowe utaryibuka. Iki ni ikintu cyangombwa kwibuka amazina y'abantu. Urugero, ushobora kwitaba telefone y'umuntu uti "Alo Rene, umeze ute?" Aho kantu uba ushyizemo ko kuvuga izina rya mugenzi wawe kamutera akanyamuneza ko kumva ko umwitayeho. Kora uko ushoboye rero ugerageze wibuka amazina y'abantu, bizagufasha kugira inshuti nabyo. Iki gitekerezo kitugeza ku ngingo ya kabiri yo kwibuka amazina y'abantu. Kumenya kuganira nabyo ni ubushobozi usanga benshi muri twe tudafite. Niba wifuza kumenya kuvugana n'abandi cyangwa se kumenya kuganira, ugomba kubanza kumenya kumva iby'abandi mbere, hanyuma ukagira n'ubushobozi bwo kubaza ibibazo byiza bagenzi bawe bishimira gusubiza. Kandi niba mugenzi wawe ari kukuvugisha, ni byiza kumureba, ariko ikibabaje ni uko usanga benshi iyo bavugana n'abandi usanga birebera muri telefone cyangwa se basa n'abatabyitayeho. Uretse ko umuntu yatekereza ko wamusuzuguye, binagaragaza ubushobozi buke bwawe bwo kutita ku byo uba urimo. Si byiza rero kuvugana na mugenzi wawe umwibutsa intege nke ze cyangwa se ibibi yakoze cyangwa ibihe bibi yanyuzemo. Bishobora kumutera ipfunwe akagusubiza, ariko ikibikurikira nawe uracyumva. Ibi rero bitujyana ku ngingo ya gatatu, kumenya kuvuga no kuganira n'abandi. Ingingo ya kane, ntushobora gutsinda mu mpaka. Akenshi iyo ujya impaka n'abandi usanga ushaka kwerekana yuko ari wowe ushoboye kuruta mugenzi wawe no kwerekana ko ari munsi yawe. Ese koko nyuma y'izo mpaka mugenzi wawe asigara ameze ate? Akenshi birangira atishimye, yumva yatakaje agaciro cyangwa se ari umuswa. Niyo watsinda impaka, mu by'ukuri uba watakaje, kuko birangira mugenzi wawe adashaka no kukureba mu maso. Akenshi kubwira mugenzi wawe ngo ibyo si byo, usanga bimuremamo kumva ko upfobije ubumenyi bwe, ko umusuzuguye cyangwa ko umutesheje agaciro. Ahubwo niba wumva umuntu avuze ibintu bitari byo, ukwiriye guhita uvuga ngo ibyo ni byiza, ariko natekerezaga ahari ko niba nibeshye mu musore bimeze gutya na gutya, reka noneho tugenzure turebe ibyo ari byo. Mu yandi magambo, gukoresha ijambo nshobora kuba nibeshye cyangwa se reka tubigenzure turebe, bishobora gukora ibitangaza. Akenshi usanga iyo dukosheje tutihutira kubyemera, ahubwo tukarwana no kwihagararaho no kwerekana yuko atari ko bimeze. Nta muntu udakosa. Ubugabo ni ugukosa, wabwirwa ikosa ryawe ukaryemera, hanyuma ukarisabira n'imbabazi. Uretse kwemera ikosa kandi, ni byiza guharanira ko mugenzi wawe avuga yego ku byo umubwira kurusha uko yavuga oya. Ni ukuvuga ngo niba uganira n'umuntu, ugomba kwirinda kuvuga ku byo mutandukaniyeho, ahubwo ni byiza kuvuga ku byo muhuriyeho, kandi yaba ari kuvuga ukirinda kumuca mu ijambo. Umunyabwenge yigeze kumbwira ngo Imana yaduhaye umunwa umwe n'amatwi abiri ku bw'intego. Ni ukuvuga ngo tugomba kumva inshuro ebyiri kurusha uko tuvuga. Ibi rero bitugeza ku ngingo ya gatanu, ariyo niba wakosheje byemere. Kandi mu gitabo cye yaje kuza kuvuga ku ngingo yo kuba umuyobozi. Abantu rero bashobora gukora ibyo bifuza ariko utabakanze.
Umuyobozi mwiza arabanza agashima ibikorwa hanyuma akosora nyuma. Mu by'ukuri iyo muganga agiye kubaga umuntu arabanza akamutera ikinya. Umuyobozi mwiza niyo arangije gushima agomba kumenya no gukoresha ijambo rikurikiraho ari ryo ariko. Ariko umuyobozi mwiza yirinda yuko yakwangiza rya shimwe yari yabanje gutanga mbere. Ikindi kandi umuyobozi mwiza asobanukirwa ni uko nta muntu n'umwe ukunda amabwiriza cyangwa se amategeko. Nigeze kujya muri kampani imwe hanyuma ndonganira n'abakozi, boss atungutse mbona abantu babaye ibiragi hafi yo gutitira kubera ubwoba. Boss we ubwo yari azi ko yafatishije, ariko mu by'ukuri ntamubwira ibigenda bitagenda, ikiza cyangwa se ikibi. Umuyobozi mwiza rero nutanga ibitekerezo by'uko ibintu byakorwa kugira ngo azamure ubufatanye, atere n'abakozi be kwibona mu byo bakora, bitari ibyo amategeko atera ubwigomeke. Bazi ibibazo aho gutanga amategeko. Nyaho waba uri boss, ni byiza kwirengagiza amakosa y'abakozi bawe hanyuma ukabaha akanya ko kwikosora. Kandi niyo amakosa abaye, umuyobozi mwiza ntabwo abigira intambara. Umuhanga Antoine de Saint-Exupéry yaravuze ati, nta burenganzira na buke mfite bwo gupfobya no gusuzugura umuntu uwo ari we wese. Icyangombwa si ibyo mutekerezaho, ahubwo nicyo yitekerezaho ubwe. Kuvogera umuntu ukamutesha agaciro ni icyaha gikomeye. Kunguka inshuti rero ni ikintu gikomeye benshi muri twe bananirwa, cyangwa se nizo dufite ugasanga zibaho ari ukutwihanganira gusa bitewe n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Muri iki gitabo twavuzemo ingingo nyinshi zagufasha kubona inshuti no kubana neza n'abandi, ariko ingingo z'ingenzi ni izi zikurikira: kumenya kuganira ukirinda kugira isoni, kwirinda kujya impaka no gushaka kwemeza abandi, kwemera amakosa no kuyasabira imbabazi, hanyuma no kwibuka amazina ya bagenzi bawe. Nitwarangiza tutavuze ku ngingo ya nyuma iruta izindi mu gutuma wunguka inshuti, ariyo kugirira abandi ibyo wifuza ko nawe bakugirira. Ni ukuvuga ngo yaba amagambo, ibikorwa cyangwa se ikindi wagirira mugenzi wawe, ujye ubanza wibaze uko wamererwa ari wowe babigiriye. Nizere ko nazongera kumva rero witaka wibasiye bagenzi bawe, utanga amategeko y'urudaca, udakwirwa ku ijambo, n'indi mico y'abantu batasomye iki gitabo. Wifuza ibitekerezo rero mu bitabo bigiye bitandukanye, wadusura ku rubuga rwacu rwa Facebook, hanyuma ugashaka @murikarwanda, hanyuma ugakanda like na share ukabisangiza abandi. Naho kuri YouTube ho ni Murikarwanda, hanyuma ukandi subscribe ubone izindi video zitandukanye. Murakoze.